wasoma mu ijambo nta jambo agifite. N'umunyamasengesho wasengeraga indwara zigakira atasengera n'ibicurane, atasengera n'inkorora. Yo popopopopopo yarasigaye mu bisigisigi. Ukumva ubuhamya atanga nubwo muri 2 tugeze 2025 ukibaza kuva muri 2001 kugeza 2024 hari iki. Yo popopo yarasinziriye, nta maso agira, yarasinziriye. Ariko ngiye kugusengera Imana mu izina rya Yesu. Ngiye kugusengera Yesu yongera kubohora. Ngiye kugusengera Yesu yongera gukangure mu izina rya Yesu. Nicyo gituma bivuga ngo usinziriye kanga ukuzuke. Aho wipfunyapfunyitse urahazi, aho wagize intege nyura hasi, aho wiringiye abantu batagira akamaro hasi, aho wagize inshuti mbi urahazi. Ugasanga umuntu akorera amafaranga aranayabona, akorera 500,000, akorera miliyoni, akorera amafaranga afatika, ariko ugasanga nta terambere agereho, nta kintu ageraho. Kubera iki? Agira inshuti mbi, za nshuti z'abanyabitotsi zitagira akazi, zihora zimwosha ibibi, zikamwosha kurya utwe nawe yakoreye, wakajya ajya mu mitiri. Ariko izo nshuti mbi zikaza zikamubwira ati hoya reka dutamire, katwirire, ejo uzabona ahandi, ejo uzongera ukorerane. Uwo ni umudayimoni waguteye. Uwo mudayimoni utamwirukanishije isengesho wazashiduka gusiga nta n'ipantaro ugira, nta jipo ugira, umva no kubona isabune ari ikibazo kubera uwo muzimu. Ugasanga ugira umuzimu gutera iyo wahembwe nibwo icyaka cyiza cyo mu nzoga. Reka mbabwire, iyo umuntu yasinziriye atarakanguka. Meretse guhura n'umuntu twigeze gusengana muri 2021 ari umuhanuzi ku rwego rwo hejuru. Duhura ari kunywa inzoga, arambwira ngo abarokore barayobye. Ati ese bayobye gute? Arambwira ngo ubuze ukuntu mbere nari ndi mu bujiji. Ati nasanze kirokora ari ubujiji. Ndagira ngo ngubwire ngo Satani amaze gusinziriza amaso y'umwuka, ujye ubona ibyiza utabonaga kandi ari ibibi bigiye kukurohagiye nomo. Ibyo wakoreye byose nugira aho bishyira, ibyo wakoze byose, ya mirimo Bibiri tubwira ngo imirimo ya mbere niza heshi ya nyuma gaciro, ugasanga naho yanditse neza. Ukabaho utazi icyerekezo, ukabaho utazi yuri, ukabaho utazi yurya, ukabaho nyine uri inzerereza. Ndamubwira ati ese ibyo ngibyo cyagiye twaturi kumwe warabibona? Ngo wapi nyine, ngo mbibonye ubu. Kubera iki? Amaze gusinzira. Pawulo ahugurira aba b'Efeso bababwira ngo yewe usinziriye kanga ukuzuke. Yababwiraga kubera ibishushanyo biringiraga, bakabona ko ari zo mana zikomeye, bakabona ko ari zo mana bakwiriye gusenga, bakabona ko ari zo mana bakwiriye gutambira. Ese wowe muri iyi minsi Imana ufite ni iyihe? Ntabwo ukiri muri ba bandi basenga ibishushanyo ngo nanjye mfite Imana. Ese umutima wawe kwemeza ko usenga Imana koko, cyangwa usenga ibishushanyo ariko ukaba utabizi? Muntu w'Imana ahantu uhagaze urahazi, urwego urimo uraruzi. Reka dusenga Imana. Ntabwo wipfunyapfunyitse akazi kakaba kaboneka ngo reka mbe sinziriyeho gatoya kandi akazi kabonetse. Tugiye gusenga Imana kwirukana iyo karande yose mu izina rya Yesu. Karande tumusinzira, karande tumubunyamute abandi bari mu kazi, ndayitwika mu izina rya Yesu. Ndayitwikisha amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Ngubohoze iyo ngoyi, ngubohoze ubwo bute. Niba ugwara ari uko wabonye akazi, iyo ni Satani, iyo ni nyabingi ishaka kugira ngo uzakene, ishaka kugira ngo ejo uzibe, ishaka kugira ngo ejo uzahemuke. Iyo dayimoni ndayigukubitira mu izina rya Yesu. Ndayikubitisha amaraso ya Yesu. Nta mbaraga afite z'umubiri, ariko afite imbaraga zo mu mwuka, arizo mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Ubona akazi ku munsi w'akazi nibwo ingwara ziza, ku munsi wahembwe nibwo ibibazo bivuka, nibwo ibyo utabonaga ubibona, nibwo inshuti utari ufite uzibona. Iyo ni nyatsi yakuzwe. Ikuzira nuko inshuti ubona nuko wahembwe. Igihe washomye nubona inshuti, kwirukana uwo mwuka mu izina rya Yesu. Ngiye kukwirukana izo mbaraga zihora zigutera ibitotsi, zihora zigutera ubunebwe. Iyo ubonye umugisha wawe numenye uburyo ugiye. Ndagusengera mu izina rya Yesu. Uwiteka ashaka kukuzura. Mbese urahari ngo Uwiteka kuzura? Ko Yesu yavuze ngo, Pawulo yandikira ab'Efeso ko yavuze ngo nicyo gituma bivuga ngo kanga ukuzuke. Ndagira ngo nkuzurire impano yawe yazimye.
wari umunyamasengesho, warasengaga bigakunda. Iyo wasengeraga indwara yarakiraga. Iyo wasengaga winginga Imana ukayibwira ngo ndategetse, ibyo wategekaga byaremeraga. Ariko se uracyategeka bikemera, cyangwa urategeka ahubwo bikarushaho kukwegera. Aho si wirukana Satani, ahubwo hakaza n'abadayimoni. Kubera iki? Warasinziriye. Banza ukangura ibyasinziriye, banza ukangura imbaraga n'amavuta, banza ukangura rya hembe Isirayeli afite, banza ukangura rya hembe Samweli yajyanye kwa Yesu i Betelehemu. Nicyo izina rya Yesu Kristo, umugisha n'amahoro n'ibibane namwe. Wageze kuri Pokeya TV nk'ibisanzwe. Yesu naguha umugisha, we wakoze subscribe, wowe sharinga, duhe n'igitekerezo kugira ngo tumenye icyo dukwiriye gukora, icyo dukosora, kuko nta muntu uri mu isi utagira ikosa. Imana ni kumera umugisha. Tugiye kuganira message nanone nk'uko bisanzwe mu izina rya Yesu. Nababwiye kuko igihe cyose ntabwo naza nateguye, ntabwo naza nagize iki. Imana ima message zitandukanye, ima message mu ijambo, ima message z'amayerekwa, ima message iyo ariyo yose ibashije kuma, nanjye ngomba kuyigeza ahakwiriye yari kwibitegetse mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana rero tuganire mu izina rya Yesu. Mana data, Mana ishobora byose, turagushimye, turaguhimbaje. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Mana izikurinda, Imana irinda abawe, Imana irinze ubwoko bwawe, Imana irinze aba bantu bakomeza gusharinga no gutanga komenti no gukomeza kwamamaza ivugabutumwa ryawe mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, turasenze igihaza imibiri yabo urakizi, igihaza imitima yabo urakizi. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, ugiye kumva afite indwara ikire, ugiye kumva afite ideni rikurweho, afite igishakwe, icyo gishakwe gitagaciro mu izina rya Yesu Kristo. Migisha yawe iganze, migisha yawe itanga amahoro mu mitima, kuko umurengera avuze ngo amahoro Yesu abantu ntabwo arondoreka. Tugusabye amahoro atarondoreka mu izina rya Yesu. Niwe twizeye, niwe twiringiye, none n'iteka ryose Yesu. Amen, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana tuganiriremo, ririmo message, riri mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso, riri mu gice cya 5 umurongo wa 14. Haranditse ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we, kanguka uzuke, Kristo aboneka kumurikira. Haleluya! Iri ni ijambo Paulo yandikira Abefeso. Bari bageze mu gihe cy'ubuyobe buri ku rwego rwo hejuru, bari bageze mu gihe kitoroshye. Nakita igihe kitoroshye kuko igihe bari barimo cyari igihe cyo kuramya ibigirwamana, ari byo basimbuje Imana, ari byo batura amaturo, ari byo bavuga ngo Imana birashoboye. Bo bakibwira ko bakorera Imana, ariko ntibamenye ko ari Imana za nyabingi. Arababwira ngo yewe usinziriye, ngo nicyo gituma bivuga ngo usinziriye we, kanguka. Kanguka munyamasengesho, kanguka usinziriye. Kanguka wowe uzisengesha gusa, utunzwe ngo basengere, nuzi nibyo bajya kuvuga, nuzi n'Imana bajya kuvuga izarizo, wabona bajya kuvuga iz'Imana. Paulo yihanangirizaga Abefeso ababwira ngo nyamara murasinziriye, nimushaka mukanguke, mucunguze uburyo umwe. Iyo usinziriye Satani arakunyaga. Iyo usinziriye Satani akunyaga ibyawe. Iyo usinziriye Satani agutwaza igitugu, ntabwo umenya igihe ibyawe byagendeye. Reka nkubwire, ntugahure n'umunyamasengesho wasinziriye, ntugahure n'umuvugabutumwa wasinziriye, ntugahure n'uwo muntu wasinziriye, wari ufite Imana igasinzira. Yewe umubona mu bitabo, atwaye ibitabo, umubona yambaye neza, ukajya ugira ngo ntabwo ari yasinzira, nyamara yarasinziriye. Muherukana kera umwita umukozi w'Imana, uvuga ngo muntu w'Imana, ngo amakuru yawe akubwira ati ni meza, ariko yarasinziriye, yararangiye neza. Yarasinziriye. Iyo usomye ijambo ry'Imana riri mu Migani igice cya 6 umurongo ni uwa 9, haravuga ngo uzasinzira ugeze ryari wa munyabitotsi we? Uzasinzira ugeze ryari? Uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe? Buryo umuntu wasinziriye, ikikubwira ko yasinziriye atangira kugira ubute. Umuhamagara kujya mu
kazi akakubwira ko akazi ngo uwo munsi afite konji ngo uwo munsi afite intege yarasinziriye umuhamagara kujya gusenga ngo uyu munsi ngo afite handi hantu ngiye mfite umuntu ngiye gusura akabisimbuza gusenga yarasinziriye uzasinzira ugeze ryari ngo wamucyabutewe burya reka nkubwire dayimoni yigiye kukunyaga ibanza kuguteza intege nke kagutera ubute icyo ugiye gukora cyose ukagira ubute wajya gusoma ijambo ry'Imana ukagira ubute wavuga ati nafata umwanya wo gusenga ubwo natagiye mu kazi uhagije ukagira ubute satani akakunyaga bya bihe byo gusenga bya bihe byo kwegerana n'Imana akabanza akaguteza ikintu bita intege nke nyamara avuze ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye kanguka Kristo akumurikire nta wundi wakumurikira nta wundi wagucanira itara keretse Yesu wenyine ageze ku murongo wa 10 aravuga ngo utihenga nisinzirire hato niweture kanzinya kandi nipfunyapfunye sinzire reka mbabwire ahora avuga ngo ndabyuka mu kanya ndajya mu kazi mu kanya nyamara ngo akipfunyapfunye wasangaga kera iyo imbeho yateraga umuntu yarizingiraga mu kiringiti akizingira mu gikota akizingira mu ariko akajya agira ubute ngo ndabyuka mu kanya nahamukanya yaba arajya ku ishuri agakererwa yaba aragira ikindi akora akazikererwa akumva akabeho kari hanze ngo ubuse ndabyuka muri imve ngo ubuse ndabyuka muri imfuro ariko Bibiliya kuvuga ko wabaye umunyabute wabaye umunyabute Yesu ashaka kukumurikira Yesu ashaka kugira ngo ave ukukure muri ubwo bute muri ubwo bunebwe ufite uko kwipfunyapfunyika wipfunyapfunyikanyije iki ufite iki cyo kuvuga ngo urapfunyitse urasinzira ufite iki ejo iterambere ngo ryanze yusomye ku murongo wa 11 aravuga ngo nuko ubukene buzagutera bukugereho nk'umwambuzi n'ubutindi bugutere nk'ingabo ubukene ndagira ngo nkubwire ngo burya satani yatangiye kuguteza ubute ubunebwe ukagira amavunane utazi yava ari igihe cy'akazi umunsi wo kubona akazi maze icyumweru nta kazi wabona ahantu h'akazi h'umunsi umwe nkaho wavuze ngo reka ngiye kugakora umutwe ugatangira ugasa nk'ukurya ati ndakaretse ndi kumva narwaye se iyo mwuka ni satani arashaka kuguteza ubute arashaka kuguteza ubunebwe arashaka kuguteza kugira ngo uzahore mu butindi uzahore mu muvumo waba uturuka mu muryango uzahora no muvumo utazi iyo waturuka utazi icyo gisekuruzo yo kiva ugasanga bari abanebwe na hantu bigeza none uwo muvumo urakomaho ariko ndagira ngo mubwire ngo irukana uwo muvumo w'ubute irukana uwo muvumo w'ubunebwe irukana uwo muvumo aho uturuka hose urasinzirizwa n'iki urasinzira wageze kuki urasinzira utunze iki urasinzira ubitse iki aho ngaho usinzira nyiki ubukere ko buguteye uko wabuze akazi cyangwa umunsi w'akazi nibwo wipfunyapfunye irukana uwo mwambuzi waguteye ntabwo dayimoni iteza inyatsi mu buryo bwitwa ubwo icyo wakiriye gusa n'ibitekerezo bya satani biteza inyatsi akabihoza hasi akabihoza inyuma nta terambere bigeraho naho bisingira naho bifata ni inyatsi yakuzuye ihora ikuzira ikakwereka kuko utakorera igihumbi ngo uzagure itungo satani akwereka yuko utakorera 2 ngo uzagure inka oya uwo ni umwuka wa karande wirukane mu izina rya Yesu ijwi wumva ryose nurikurikize nuri hagaciro ahubwo ubanze uvuye ngo mbese nabanje kuva mu banyabute kingura kibere mu banyabute reka mabwire umunyabute hari igihe aba yicaye bakamurangira akazi bamurangira akazi bagapfa amafaranga ngo nyina adakoreye 3 ngo nadakoreye 4 kandi bari kumukubitenda inote ya 2 wagiye gukorera amafaranga aho uri mu biki ibintu urimo ni ibiki wirirwa wicaye umunsi wire upfa ubusa ngo yo ni macyasi nayakorera kandi uzi kumaze kabiri wicaye kuwo no umuvumo w'ubute
ndawugutwitseho mu izina rya Yesu ngushe, ndawugukuraho. Irukana ubwo bunebwe bukubwira ngo akazi karagoye. Ni akazi kagoye uretse akazi ko kwiba. Ni akazi kagoye kandi akazi kose ukoreye mu mucyo ako kazi uzagakore. Kaguheshe make burya kabi kaguhesha keza. Irukana uwo muvumo, Pawulo yabwiye Abefeso, arababwiye ngo biravuga, nicyo gituma bivuga ngo yewe usinziriye. Ni nkaho yakubwiye ngo usinziranye iki? Ubitse iki? Ufite iki gitumye usinzira? Yowe n'umunyabute, uzi guhura n'umunyabute wasomamiga ijambo nta jambo agifite. N'umunyamasengesho wasengeraga indwara zigakira, atasengera n'ibicurane, atasengera n'inkorora. Yo popopopopopo. Yarasigaye mu bisigisigi, ukumva ubuhamya atanga. Nubwo muri 2 tugeze 2025 ukibaza kuva muri 2001 kugeza 2024 hari iki? Yo popopo. Yarasinziriye, nta maso agira, yarasinziriye. Ariko ngiye kugusengera Imana mu izina rya Yesu. Ngiye kugusengera Yesu yongera kubohora. Ngiye kugusengera Yesu yongera gukangure mu izina rya Yesu. Nicyo gituma bivuga ngo usinziriye kanga ukuzuke. Aho wipfunyapfunyitse urahazi, aho wagize intege nyura hasi, aho wiringiye abantu batagira akamaro urahazi, aho wagize inshuti mbi urahazi. Ugasanga umuntu akorera amafaranga aranayabona, akorera 500,000, akorera miliyoni, akorera amafaranga afatika, ariko ugasanga nta terambere agereho, nta kintu ageraho. Kubera iki? Agira inshuti mbi, za nshuti z'abanyabitotsi zitagira akazi, zihora zimwosha ibibi, zikamwosha kurya utwe nawe yakoreye, wakajya ajya mu mitiri. Ariko izo nshuti mbi zikaza zikamubwira ati hoya reka dutamire, katwirire, ejo uzabona ahandi, ejo uzongera ukorerane. Uwo ni umudayimoni waguteye. Uwo mudayimoni utamwirukanishije isengesho wazashiduka gusiga nta n'ipantaro ugira, nta jipo ugira, umva no kubona isabuna ari ikibazo kubera uwo muzimu. Ugasanga ugira umuzimu gutera iyo wahembwe nibwo icyaka cyiza cyo mu nzoga. Reka mbabwire, iyo umuntu yasinziriye atarakanguka. Meretse guhura n'umuntu twigeze gusengana muri 2021 ari umuhanuzi ku rwego rwo hejuru. Duhura ari kunywa inzoga, arambwira ngo abarokore barayobye. Ati ese bayobye gute? Arambwira ngo ubuze ukuntu mbere nari ndi mu bujiji. Ati nasanze kirokora ari ubujiji. Ndagira ngo ngubwire ngo Satani amaze gusinziriza amaso y'umwuka, ujye ubona ibyiza utabonaga kandi ari ibibi bigiye kukurohagiye nomo. Ibyo wakoreye byose nugira aho bishyira, ibyo wakoze byose, ya mirimo Bibiliya itubwira ngo imirimo ya mbere niza heshi ya nyuma agaciro, ugasanga naho yanditse neza. Ukabaho utazi icyerekezo, ukabaho utazi yuri, ukabaho utazi yurya, ukabaho nyine uri inzerereza. Ndamubwira ati ese ibyo ngibyo cyagiye twaturi kumwe warabibona? Ngo wapi nyine, ngo mbibonye ubu. Kubera iki? Amaze gusinzira. Pawulo ahugurira Abefeso bababwira ngo yewe usinziriye kanga ukuzuke. Yababwiraga kubera ibishushanyo biringiraga, bakabona ko ari zo mana zikomeye, bakabona ko ari zo mana bakwiriye gusenga, bakabona ko ari zo mana bakwiriye gutambira. Ese wowe muri iyi minsi Imana ufite ni iyihe? Ntabwo ukiri muri ba bandi basenga ibishushanyo ngo nanjye mfite Imana. Ese umutima wawe kwemeza ko usenga Imana koko, cyangwa usenga ibishushanyo ariko ukaba utabizi? Muntu w'Imana, ahantu uhagaze urahazi, urwego urimo uraruzi. Reka dusenga Imana. Ntabwo wipfunyapfunyitse akazi kakaba kaboneka ngo reka mbe sinziriyeho gatoya kandi akazi kabonetse. Tugiye gusenga Imana kwirukana iyo karande yose mu izina rya Yesu. Karande tumusinzira, karande tumubunyamute abandi bari mu kazi, ndayitwika mu izina rya Yesu. Ndayitwikisha amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Mubohoze iyo ngoyi, mubohoze ubwo bute. Niba ugwara ari uko wabonye akazi, iyo ni Satani, iyo ni nyabingi ishaka kugira ngo uzakene, ishaka kugira ngo ejo uzibe, ishaka kugira ngo ejo uzahemuke. Iyo dayimoni ndayigukubitira mu izina rya Yesu. Ndayikubitisha amaraso ya Yesu. Nta mbaraga afite z'umubiri, ariko afite imbaraga zo mu mwuka, arizo mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Ubona akazi ku munsi w'akazi nibwo ingwara ziza, ku munsi wahembwe nibwo ibibazo bivuka, nibwo ibyo utabonaga ubibona, nibwo inshuti utari ufite uzibona. Iyo ni inyatsi yakuze.
ikuzira nuko inshuti ubona nuko wahembwe, igihe washomye nubona inshuti, kwirukana uwo mwuka mu izina rya Yesu. Ngiye kukwirukana izo mbaraga zihora zigutera ibitotsi, zihora zigutera ubunebwe. Iyo ubonye umugisha wawe numenye uburyo ugiye, ndagusengera mu izina rya Yesu. Uwiteka ashaka kukuzura. Mbese urahari ngo Uwiteka kuzura? Ko Yesu yavuze ngo, Pawulo yandikira Abefeso ko yavuze ngo nicyo gituma bivuga ngo kanga ukuzuke. Ndagira ngo nkuzurire impano yawe yazimye. Wari umunyamasengesho, warasengaga bigakunda. Iyo wasengeraga indwara yarakiraga. Iyo wasengaga winginga Imana ukayibwira ngo ndategetse, ibyo wategekaga byaremeraga. Ariko se uracyategeka bikemera, cyangwa urategeka ahubwo bikarushaho kukwegera. Aho si wirukana Satani, ahubwo hakaza n'abadayimoni. Kubera iki? Warasinziriye. Banza ukangure ibyasinziriye, banza ukangure imbaraga n'amavuta, banza ukangure rya hembe Isirayeli afite, banza ukangure rya hembe Samweli yajyanye kwa Yesu i Betelehemu. Nicyo gituma bizakunda, niho bizakunda, naho ahandi hose ntago byakunda. Ndagira ngo mubwire ngo nahandi byakunda. Umuririmbyi yaravuze ngo nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Iyo wakanguye impano uva ku musenyi ukajya kubaka ku rutare. Reka ngusengere mu izina rya Yesu. Mana Data, turasenze mu izina rya Yesu. Uri Imana ishobora byose. Ijambo Pawulo yandikiye Abefeso aravuze ngo nicyo gituma bivuga ngo yewe usinziriye we, kanga ukuzuke, Kristo abone uko kumurikira. Turasenze ngo tumurikire Kristo, murikira abantu bari baranyazwe, murikira abanyazwe ijambo, abanyazwe ivugabutumwa, abanyazwe akazi, abanyazwe mu izina rya Yesu. Icyabanyaze ntabwo bazaho cyaturutse, icyabanyaze kwizera, icyabanyaze akazi, fadayiboni irekura mu izina rya Yesu. Sengeye akazi wakoraga, sengeye icyo ugerageje gukora, Uwiteka agihe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Wirukana imivumo mu kazi, wirukana imivumo Mwami. Igihe Mwami Imana umuntu abonye akazi, nicyo gihe Satani amutereza uburwayi. Ndirukana uyu muvumo, ndirukana iyi karande, ndirukana aba batwezi, ndirukana aba barozi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Manura umwuka n'umuriro, manura umwuka n'umuriro, manura umwuka n'umuriro. Ucana umuriro wa Pentecote, ucana umuriro w'Imana, ucana umuriro w'Imana, ucana umuriro mu izina rya Yesu. Ucana umuriro mu mbaraga n'amasengesho, ucana umuriro mu gihe nk'iki Mana, ucana umuriro. Ndakwinginze Yesu Kristo, mwene Dawidi waratsinze, watsinze ku mugaragaro, izuba riva, isinzi yawe niyogere hose. Ndagushimye, ndagushimye Mwami Imana, kuzuye ibyari byarapfuye, kuzuye ibyari byarasinziriye, imana zari zarasinziriye, urazizuye mu izina rya Yesu. Ivuga butumwa ryari ryarasinziriye, urazizuye mu izina rya Yesu. Abagendaga nta intwaro bafite, ubahaye intwaro mu izina rya Yesu, kuko bakanguye ijambo muri bo, bakanguye kwizera, bakangutse nabo bakangukire mu izina rya Yesu, ukangukire kubatabara. Urakoze kuri Imana itanze umugisha, urakoze kuri Imana itanze umugisha. Ndakwizeye, ndakwiringiye none iteka ryose, kuko Mwami Imana hari impano zarasinziriye ukanguye, hari ivuga butumwa ryarasinziriye ukanguye, hari akazi k'umugisha ukanguye mu izina rya Yesu, hari ubwenge ukanguye mu izina rya Yesu, hari igikundiro ukanguye. Ni wowe dusabye twizeye none iteka ryose Yesu. Amena, amena.